uyu munsi turaza kugirana ikiganiro kandi wakoze kuba watwitabye. Asante sana, wakoze nawe kuntumira muri iki kiganiro, nishimye cyane. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Asante. Uramutse ubaye umuyobozi wa Kongo, ubwo ndavuga perezida, nibe ibintu bitatu wabanza gukora? Ese ubaye umuyobozi w'abanyamurenge ku isi noneho niki wahindura? Bayi umuyobozi w'abanyamurenge urambaza ibibazo bikomeye cyane, numva bigoye. Kuva wamenya Yesu ni ikihe kintu gikomeye yaba aragukoreye ku buryo ugihorana ku mutima? Hari ikigeragezo waba warahuye nacyo ukumva wava ku Mana cyangwa se ukumva ntibaho? Wakuntumye nawe uyu munsi ndagira ngo izo bibazo biragoye cyane kubaza, ariko reka nkivuge. Ese aba Islam bazajya mu ijuru? Icyo kibazo kiragoye kugisubiza. Twakubonye mu muhango wo kwibuka abanyagatumba, abo n'abanyamurenge biciwe mu gihugu cy'u Burundi mu 2004. Ese kirakiriyo gisobanuye iki kuri wowe? Abantu benshi bakunda kuvuga ko abanyamurenge nta gihugu bagira, bamwe bati ni abakongomani, abandi bati ni abanyarwanda. Ese nawe niko ubibona? Urakoze cyane. Usanga abantu bavuga ko bakunda gakondo, aho ni muri Kongo cyangwa se ndaka tuvuge mu Minembwe niho abantu bazi, ariko ni bake cyane usanga bahakora ibikorwa remezo nko kubaka amazu. Usanga abanyamurenge benshi bagiriwe amahirwe yo kuza muri Amerika, Canada ndetse n'ahandi bagura amazu mu Rwanda kurenza uko bayagura muri Kongo, ari ugasanga ku munwa baravuga ko bakunda Kongo. Ese wowe ibyo bintu urabivugaho iki? Ese urabanenga cyangwa se wenda hari icyo wabivugaho? Nuwe butumwa wagenera abanyamurenge muri rusange, abasore b'abanyamurenge ndetse n'abakristo aho bari hose ku isi? Urakoze cyane. Usanga abakristo bakennye cyane kurenza abapagani, ubona biterwa niki? Ikindi warubagiye atese Gitwaza yangi, Gitwaza akunda iki? Umuntu akunda byinshi ariko ndavuga bibiri. Gitwaza akunda, Gitwaza yangi iki? Biragoye kuko nawe ni umuntu, ariko Gitwaza umuntu aramutse aguhaye ubutunzi bwinshi akaguhitishamo ufata ubutunzi bwinshi, utunzi udafite amahoro, cyangwa se ugira amahoro mu mutima ariko uba umukene pe cyangwa se umutindi, wahitamo iki? Twongeye guhura n'umugabo w'umunyacyubahiro hano, yatangira yibwira abakurikiye Papa Legend TV. Nitwa Paul Gitwaza, ndagira ngo muranzi, ndi pasiteri w'itorero rya Zion Temple. Ubu ndi hano muri Dallas, niho nshumbye abakristo. Urakoze cyane Apotre Dr. Paul Gitwaza. Twakubonye mu muhango wo kwibuka abanyagatumba, abo n'abanyamurenge biciwe mu gihugu cy'u Burundi mu 2004. Ese kirakiriyo gisobanuye iki kuri wowe? Iyo mbonye igihe cyo kwibuka abanyagatumba kigeze cyangwa se kibaye, binyibutsa ibintu byinshi. Ijambo rya mbere binyereka akarengane kaba kuri iyi si. Icya kabiri bikanyereka ko umuntu wese akeneye ubuturo n'igihugu. Icya gatatu bikanyereka ko umunsi umwe tuzagira iwacu, hakavamo n'ibyiringiro ko hari n'ikindi gihugu twahawe n'Imana, tutazongera gupfa, tutazongera gutandukana, tuzabaho iteka ryose. Ibyo nicyo cyane cyane kimbwira. Urakoze cyane. Ese kuki abanyamurenge bicwa buri munsi ariko hakaba nta butabera bukorwa kandi hari za UN ndetse n'indi miryango? Navuga ko ku isi nta butabera bubaho, nta buriho. Iyo buza kuhaba, abayuda ntibaba barapfuye, abanyarwanda ntibaba barapfuye, abasomali ntibaba barimo bicwa, muri Afghanistan uyu munsi ntibaba bameze kuriya, ndetse n'ibihugu byinshi bitandukanye za Sudan biri mu bibazo. Igihe cyose abantu barira nuko nta butabera. Rero ngarutse ku banyamurenge ubwacu, mu by'ukuri nta waturenganura uretse Imana yaturemye yonyine. Rero ubutabera mu by'ukuri ni ikintu kibuze hano ku isi. Yewe reka nemere ko bwanahaba, bunahabaye sinzi ko hari uwapfa kutuvugira, kuko
abanyamurenge bapfuye mu Gatumba bari mu kindi gihugu. Igihugu cyabo bavamo cya Kongo nicyo kiba cyarafashe ya mbere kugira ngo kibavugire, ariko ntacyo cyakoze. Igihugu cy'u Burundi bapfiriyemo kiba nacyo cyaravuze ngo abantu bahungiye iwacu bapfira ku butaka bwacu, nyamuneka nimafashe barenganurwe, nacyo ntacyo cyakoze. Bigaragara rero ko gutabarwa kw'abanyamurenge ntikuzava ku bantu, kuzava kuri bo ubwabo, ariko cyane cyane Imana yabaremye nizabarwanirira. Urakoze cyane. Uramutse ubaye umuyobozi wa Kongo, ubwo ndavuga perezida, nibe ibintu bitatu wabanza gukora? Urakoze cyane. Nubwo byangora kuba perezida, nge no umupasiteri usanzwe nahamagariwe gushumba abantu, mu by'ukuri kuba perezida ntibirimo. Gusa ikibazo ubajije ngo ndamutse mbaye, reka nemere ko ndamutse mbaye nubwo bitandimo ngewe, ariko cyane nakifuje ko wambaza ngo se ubaye nk'umujyanama wa perezida wa Kongo wabigenza ute? Reka ntanga inama, ibyo kuba bikazaba nyuma. Inama ya mbere ngewe naha uri perezida wa Kongo niyi: nasaba perezida wa Kongo kubanza ijambo rya mbere gusengesha igihugu cyose, gusaba Kongo ngo buri muntu wese wemera Imana abanza apfukama asabe imbabazi, abanyekongo bose babanze begera Imana batungane. Icya kabiri nakora, ndi umujyanama wa perezida, namusaba kunga abanyekongo, buri bwoko bukiyunga n'abanyekongo bakiyunga, kabishiramo imbaraga cyane, ngashiraho ministeri ya reconciliation, ministeri ya unité, noneho abantu bagahurira hamwe bagakora. Icya gatatu nasaba rero umuperezida gukora, nuko namusabaho gushiraho prison nyinshi mu gihugu, prison zo gufunga abantu bose biba barya ruswa ndetse badatungana. Prison yamara kujyamwo abantu bagafungwa atarebye ngo ni mwene wabo cyangwa niki, bigatuma abandi batinya. Noneho umunyekongo wese agakora, ari uwo hanze muri diaspora, ari uwo muri Kongo, bose bagahabwa gukorera mu gihugu gifite amategeko no bwigenge. Nivyo bintu ko ari bitatu: kwiyunga n'Imana, kwiyunga n'abantu, no gufunga abanyabyaha. Urakoze cyane. Ese ubaye umuyobozi w'abanyamurenge ku isi noneho, niki wahindura? Bayi umuyobozi w'abanyamurenge urambaza ibibazo bikomeye cyane, numva bigoye. Okay, nanone sinamuba, ariko reka nanone mvuge ngo abanyamurenge bambwiye ngo tubwire, ese watumarira iki cyangwa wamarira abanyamurenge iki muri ibi bihe? Ikintu cya mbere ntigitandukanye n'icyo navuze, nabwira abanyamurenge kubanza gusubira ku Mana, kuko abanyamurenge bavukiye mu Mana, bamenye Imana, ari abariho ubu ngubu n'abashaje. Nicyo gihugu, niyo ntara yonyine abantu bakirijwe umunsi umwe, navuga bose bagakirizwa rimwe. Nabasaba gusubira mu rukundo rwabo rwa mbere, uko uwandika itorero rya Efeso yavuze ngo subira mu rukundo rwawe rwa mbere. Ngasaba abanyamurenge tukihana, tugashaka Imana, tugasubira ku Mana, abayizi bakongera kuvugurura amasezerano nabo, abaguye bakagaruka, abatarayimenya bakayimenya. Nicyo cya mbere nabasaba. Icya kabiri nasaba abanyamurenge aho bari hose, nasaba abanyamurenge aho batataniye, reka mvuge bari mu mpande z'isi zine z'isi, nasaba ko babanza gushiraho ubumwe buzira amacakubiri, bagakora amacakubiri abanyamurenge tukaba umwe. Biragoye, igihe cyose ntiyazabura abantu bazapinga ibintu, ariko nabo abantu bakabegera bakabumvisha impamvu ituma twifuza ko tugira ubumwe, kuko ubumwe nizo ngufu. Nakwirefera ku Bisirayeli baba ku isi yose, ariko iyo ari ikireba umuyuda bose bahurira hamwe, nibyo bapfa bakabishira uruhande, ariko bakareba umuyuda. Icyo nicyo nabasaba gukora kugira ngo bahurire hamwe bose. Icya gatatu aricyo cya nyuma nasaba, nabwira abanyamurenge bagashaka amafaranga, bakayashaka ariko atari mu nzira mbi, abantu bakijibana n'abantu, bagakora za business, kuko cyafashije abayuda kubi wabo nubwo nabo banzwe n'amafaranga. Kuko iyo ufite amafaranga noneho ukaba ufite Imana, ukagira umuntu ubwoko bwawe bugahura, ukagira n'amafaranga, ntacyo mutageraho, kuko amafaranga akemura ibibazo by'isi. Niko Bibiliya ivuga. Bibiliya iravuga ngo amafaranga ni inyugamo, ngo yarimwo abayugamye. Icyo nagisaba abanyamurenge gushaka amafaranga. Urakoze cyane. Abantu benshi bakunda kuvuga ko abanyamurenge nta gihugu bagira, bamwe bati ni abakongomani, abandi bati ni abanyarwanda. Ese nawe niko ubibona? Abanyamurenge ni abakongomani, yego,
haba umunyamurenge w'umunyarwanda, haba umunyamurenge w'umunyamerika, haba umunyamurenge w'umukanadiye, haba umunyamurenge w'umuaustraliye, ibyo nibyo. Ariko umunyamurenge n'umukongomani niho bavuka, niho iwabo. Ikindi suko abanyamurenge bavuye mu Rwanda cyangwa mu Burundi cyangwa muri Tanzania ngo baje muri Kongo. Oya, igihe baciye mu Afrika bisanze ariho bari. Ni nk'uko twavuga ngo twicaye muri ibiro, uyu ari imbere yanjye n'uri ari inyuma yanjye, noneho umuntu akashiraho umupaka hagati yanjye nawe, ukaba uri hakurya ndi hakuno. Niko byagenze ku banyamurenge, babaciriyeho umupaka. Umupaka baciye rero niwo watumye bamwe baguma hariya, abandi bajya ahandi, abandi baguma ahandi. Umunyamurenge rero ni umunyekongo mbere yuko aba ubundi bwene igihugu bwose yafashe. Hano muri Amerika mbona umuntu agira imyaka 5 akabaye umunyamerika, ntibikuraho ko ari umunyamerika w'umukamerune, ko ari umunyamerika w'umunyarwanda, ko ari umunyamerika w'umurundi. No ku banyamurenge nawo nuko aho bagiye bagiriwe Imana, ibihugu bibaha nationalite babamo kandi barakora uko bashoboye, ariko ntibikuraho ko karemano yabo ari muri Kongo. Urakoze cyane. Usanga abantu bavuga ko bakunda gakondo, aho ni muri Kongo cyangwa se ndaka tuvuge mu Minembwe niho abantu bazi, ariko ni bake cyane usanga bahakora ibikorwa remezo nko kubaka amazu. Usanga abanyamurenge benshi bagiriwe amahirwe yo kuza muri Amerika, Canada ndetse n'ahandi bagura amazu mu Rwanda kurenza uko bayagura muri Kongo, ari ugasanga ku munwa baravuga ko bakunda Kongo. Ese wowe ibyo bintu urabivugaho iki? Ese urabanenga cyangwa se wenda hari icyo wabivugaho? Ijambo rya mbere navuga, gukunda niki? Gukunda kwa mu bice bitatu. Uzukundisha amagambo, ukabwira tuvuge nk'umugore wawe ngo I love you, ndagukunda. Uko no gukunda kugaragara muri expression mu magambo. Gukunda kwa kabiri kuba mu bitekerezo. Ukunda uhora umutekereza. Iyo utekereza umugore wawe, abana bawe niki, uko n'urukundo. Kuko biragoye guhora utekereza umwanzi wawe, ariko ukunda uramutekereza. Icya gatatu ni ibikorwa. Iyo ukunda umugore wawe, abana bawe niki, urabagurira, ukabitaho, ukamuha agasaha keza, inkweto nziza. Urukundo rukagaragara muri expression y'urukundo n'ibikorwa. Hari akanwa mu magambo, hari ibitekerezo mu mutwe, hari umufuka, ariko upuvoya cyangwa se providing cyangwa se ugira icyo umuha. Ibyo nuko kubijyanye rero n'abanyamurenge, kuvuga ngo umunyamurenge yubatse mu Rwanda, yubatse mu Burundi, yubatse muri Uganda, si igitangaza. Ni nk'uko abanyarwanda nabo bubaka muri Uganda, abaganda bakubaka muri Tanzania. Iyo ni investissement, uko no gukora kose. Nta muntu nagaya ngubwo yubatse iwabandi cyangwa se yubatse ahandi. No, biterwa naho inyungu ze zirimo ziba. Niba nakubaka inzu uyu munsi n'urugero, nkayubaka muri Tanzania, hari abantu benshi bayikodesha, ariko nayubaka tuvuge mu Bijombo. Mu Bijombo nta bantu bahari. Iyo nzu izicwa niki, izicwa n'indara n'uruhumbu, reka mvuge gutyo, ijemo intasha n'ibihunyira, kandi none investissement nakize mu nticemo. Aho ngaho numva uwe investishe muri Tanzania, aho barimo bamugarurira amafaranga ye, ntacyo namugayaho. Gusa ahubwo nashishikariza abavuga ko bakunda iwabo cyangwa se abavuga ko Kongo ari iwabo, naho uretse ahandi hose bainvestishe, bashizeho ibintu byabo, naho bahubake. Kuko nibo bazahateza imbere, nibo bazahashira ibarabara, nibo bazahazana umuriro, nibo bazahazana amazi. Ibyo nabyo nayo bashishikariza. Uko bagira umwete wo kubaka ahandi, bagire n'umwete wo kubaka iwabo. Nk'abayuda tuvuge ngaruke kandi ku Bisirayeli, bagira amazu menshi. Na hano Dallas turi, amazu menshi araha mu mujyi, ndetse naho mwabonye ibya Gatumba byabereye uyu munsi, amenshi ari n'amazu y'Abayuda. Ariko bose bubatse Yerusalemu, bubatse Israeli. N'abanyamurenge nabo babikora, bakubaka aho babonye hose, ariko ni wabo batahibagiwe. Simbaga ya rwose abubaka ahandi, ariko nanone ndabashishikariza no kubaka iwabo. Urakoze cyane Bishop. Nuwe butumwa wagenera abanyamurenge muri rusange, abasore b'abanyamurenge ndetse n'abakristo aho bari hose kwisi? Urakoze cyane. Umbwiye kuvuga ku banyamurenge bose, mvuge n'abasore b'abanyamurenge, mvuge n'abakristo b'abanyamurenge. Icyo nifuriza abanyamurenge bose cyangwa se abanyamurenge bose, hari igihe tuzavuga ngo abanyamurenge cyangwa abanyamurenge. Rero icyo nakwifuriza abanyamurenge bose muri uyu mwanya,
kandi ikindi ku mutima kuruta ibindi, ndasabira abanyamurenge ngo bagire ubumwe nicyo kintu kindaje ku ijoro cyangwa se kindiza, ni nacyo nsengera kugira ngo bongere babumwe kuko kera bari umwe. Icya kabiri nanone nifuriza abanyamurenge no gukundana. Ndasaba ko abanyamurenge bakundana hejuru y'ubumwe bashiraho urukundo. Icya gatatu nuko abanyamurenge nabo batekereza gutera iwabo imbere. Urubyiruko rw'abanyamurenge rero icyo ndwifuriza, ndasabira urubyiruko rw'abanyamurenge ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, ndasaba ko urubyiruko rwacu rujya mu mashuri. Icya kabiri, ndasaba ko urubyiruko rwacu rujya mu bucuruzi, rwige ugucuruza. Icya gatatu, rukoresha icyo bita ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro niki? Ni tala. Uzi gukina, gupiga akabumba gapige, uzi kwiruka yiruke, uzi kuririmba ririmbe, babibyaze mu musaruro babona amafaranga. Abana bacu nabo babyaza umusaruro ibyo bafite. Nicyo nasabira urubyiruko rwacu. Icyo nasabira abakristo bose b'abanyamurenge niki? Abakristo b'abanyamurenge icyo nabasabira bose ni ukwegera Imana kurusha uko bayegereye ejo hashize, kuko iyo wegera Imana ugenda usa nayo, iyo wegera Imana ugenda umera nkayo, noneho bwa buzima bw'Imana bukurimwo wabugarura inyuma mu bandi bagahinduka bagasa n'Imana. Nicyo nabasabira kwegera Imana cyane. Icya kabiri nasabira abakristo b'abanyamurenge ni ukuvuga ubutumwa aho bari, kuko bahamagariwe kuvuga ubutumwa nk'abamisiyoneri. Imana yari yarabivuze kera cyane ngo abanyamurenge bazaja ku isi yose bavuga ubutumwa, none niho bari. Ese ko barabuvuga ubu ngubu? Nabasabira kuvuga ubutumwa. Icya gatatu nasabira abakristo b'abanyamurenge ni ukwandika Bibiliya y'ikinyamurenge, kandi ndatekereza ko hari abayitangiye. Ndashimira cyane Inzozi zatangiye cyane na mwene data Mikebanyi kuva kera muri 1995 abimbwira muri Kenya. Izo nzozi yari afite baratangiye. Ndashishikariza n'abanyamurenge b'abakristo bose gushigikira uyu mugambi, bakore na Bibiliya yo mu kinyamurenge. Icyo ni ikintu nasabira abakristo bose, nabifuriza. Tugarutse kukuba uri umukristo, akenshi dukunze kubona mu nsengero abantu bagiye gutanga ameza, ubu ndavuga abapasiteri. Akenshi abakristo bakunda gusohoka bagasa nk'abahunze. Ese ni imitima ibacira imanza kubera ibyaha? Ndagira ngo Bibiliya irabivuga ngo aho kurya no kunywera ku gikombe cy'Imana ufite urubanza mu mutima, ngo wagenda noneho wasohoka ngo bikakurutira kukirya uticujije, ngo kuko ngo benshi muri bo nicyo cyatumye barwaragurika, ngo abandi bagapfa. Ngo ariko witunganyije ntiwagibwaho n'urubanza. Icyo nabivugaho nikaho. Icyo nabivuga nuko mbere yo gukora igaburo ryera uzubanza gutegura ikanisa, ukababwira ati muzitegure muri iyi minsi muzitegure mu igaburo ryera, ndetse na mbere yo kuritanga ukabanza ugateguza abakristo ufite icyaka cyihana mu mutima niki, ariko nibura bose bagasangira. Ni uruhare rwacyo abashumba kubanza kubategura bakarya. Ntabwo ari byiza ko abakristo batarira ku meza, ahubwo n'abajya basohoka no kubankuraje bakagaruka, ariko ukabanza ukabategura nabo bakarira ku meza. Ni byiza ko twese turyaho. Impamvu ni iyi, nuko umunsi abisirayeli bagiye kuva mu Giputa bose barasangiye, babaga umwana w'intama baramusangira. Ni nako niyo Pasaka ya mbere. Ni nabyo natwe twakagombye gusaba ikanisa ryose rikitegura kugira ngo rije kwigaburo ryera. Ndumva bakagombye kuza n'abacibwa urubanza tubafashe baruvemo, none babashe kwitegura neza. Urakoze cyane. Twakuze twumva ngo Yesu aje gutwara itorero. Ndibuka neza mu 2000 abantu baraye hanze bavuga ngo Yesu agiye kuza, ariko kugeza none umunota turacyumva ngo Yesu araje. Ese niki gituma Yesu atinda kuza? N'igihe cy'intumwa nabo baramubajije ati uzaza ryari, kandi bakiri kumwe yarababwiye ngo azagenda, batari ko watubwiye uzagenda kandi ukagarukira. Yesu arababwira ngo icyo gihe sinkizi, ngo ni data wo mu ijuru bizi. Kugeza uyu munsi ntituzi igihe Yesu azazira, ariko hari ibimenyetso bigaragaza ko azaza. Ibyo bigaragazo yagiye bivuga muri Bibiliya, ko kubaka kwa Isirayeli, ngo ibihuha by'intambara, imitingito y'isi. Murabona changement climatique iri uyu munsi, biriya byari byaravuzwe muri Bibiliya. Ikindi, ingoma zagiye zisimburana, ingoma y'Abababiloni, ingoma y'Abaperisi ariyo ya Iran ya kera, ingoma y'Abagiriki, ingoma y'Abagiriki, ingoma y'Abaroma,
ikazasimburwa n'ubwami bwa Yesu Kristo. Ubu ingoma y'Abaroma niyo yavuyeho, n'ubu Uburaya nibo bari bugitegeka, kuko niyo yari Empire Romain, isa n'ikiriho extension yayo. No kuvuga ngo ingoma yindi izakurikiraho ngo ni ya Yesu. Bibiliya iravuga ngo akabuye kaje kadafashwe n'umuntu ngo kitura kuri cya gishushanyo kivaho cyose, ngo ryabuye rirakura rikwira isi yose, ngo ibingoma itazavaho. Ingoma dutegereje izaza nyuma ni ya Yesu. Ariko sinakubwira ngo ni ryari, kuko umunsi umwe ku Mana urangara n'iminsi 1000 imbere yacu. Iminsi 2 imbere y'Imana ni imyaka 2000. Rero karikire z'Imana na matematike yayo ntibiriho, ariko ndibyambuza kuyikorera no kubaka no kugira imigambi ngo Yesu araje. Naza gasanga nimo kora, Imana ishimwe. Ngo n'igihe cya Nowa ngo bararyaga bakanywa bagashingira bagashingura, ngo kugeza igihe bijiriye mu nkuge. Ngo n'igihe cyo kuza k'Umwana w'Imana imigambi zabi hari n'imishinga n'ibindi, ariko ntibizatuma Yesu ataza. Rero kugaruka kwa Yesu yaza uyu munsi nk'uko yaza mu myaka 100 iri imbere cyangwa imyaka 1000 iri imbere, ariko icyangombwa umukristo agomba kwitunganya, kuko kugaruka kwa Yesu kwa mbere ni igihe umuntu abapfuye, kuko ni usanga iyo upfuye nanone ubusanze Yesu. Nkaba nabwira abantu rero guhora biteguye, niyo Yesu atanaza n'uyu mubiri twawuvamo, kandi utawuvuyemo rero wakora imirimo myiza iganisha abandi kuri Yesu, nibereka Yesu. Ibyo nibyo nasubizaho. Urakoze cyane. Ibibazo bibiri gusa ubundi dusoze. Kuva wamenya Yesu ni ikihe kintu gikomeye yaba aragukoreye ku buryo ugihorana ku mutima? Ikibazo cya nyuma, hari ikigeragezo waba warahuye nacyo ukumva wava ku Mana cyangwa se ukumva ntibaho? Wakuntumye nawe uyu munsi ndagira ngo izo bibazo biragoye cyane kubaza, ariko reka nkivuge. Ikintu cya mbere kinshimisha cyane ni umunsi nuzuye Umwuka Wera. Kuzura Umwuka Wera byaranejeje cyane. Nari mfite imyaka 13. Kuva uwo munsi nagize umunezero, umunsi ndawufite, ni ikintu ndashobora kwibagirwa. Niyo ngize intege nke, Umwuka Wera aransabira, Umwuka Wera asubiza mu imbaraga. Cyo ni ikintu gikomeye. Ikintu cyatuma mva ku Mana ntacyo nagize, ariko gusa ahubwo hari ikintu hari ibinca nk'inteke gusa nk'umuntu, ngatinda kanya nimo nibaza ngo niki nacyo n'uyu nawe niki, ariko nta kintu nari numva cyankura ku Mana ngewe. Oya, gusa mu bintu navuga ahubwo byankomerekeje mu buzima, bituma mbaza Imana batese byagenze gute n'umwana w'umuntu uwo wari wizeye akaguhemukira, none ugasigara umwibaza wibaze se arakijijwe ntakijijwe cyangwa n'injye utakijijwe. Donc utwo tuna ayo mashaka, umuntu niwe watumye kweshoninga nibaza. Urakoze cyane. Ese aba Islam bazajya mu ijuru? Ni Yesu bize. Icyo kibazo kiragoye kugisubiza. Yesu niwe wanditse, niwe uzi amaherezo y'umuntu. Gusa hari icyo nzi ni kimwe: Umwisilamu utarabwirijwe Yesu, Umuhindu utarabwirije Yesu, Umubudu utarabwirije Yesu, basogokuruza bapfuye batarabwirije Yesu, bashobora kuzaja mu ijuru. Ariko bigenze gute? Bubasha amategeko yose, biyemeje ko ari yabagenga mu busabane bwabo n'Imana, cyangwa se mu mutima wabo imbere, ntibice ayo mategeko. Iyo umuntu atishe ayo mategeko, ari n'abarya babayeho bataramenya Yesu, ngo bazacirwa urubanza bijyanywe n'amategeko yariho icyo gihe nuko bayemeye. Reka nguhe urugero nko kwica, tuvuge ugaca kuri feruje. Urabona ko ari feruje sinzi uko muyita, ni iriya green light cyangwa se red light, aho nta polisi wari ntakiwe, gusa wabona bigiye mu mutuku ugahagarara. Iyo yishe ubukoze icyaha. Rero nk'ayo mategeko, buri sosiyete yose agiraga amategeko yabo. Ari Abisilamu, ari Abahindu, ari Ababuda, ari abiki, bazi ko iki ni kibi, iki ni kibi, bijya biti bizira n'imiziririzo. Iyo bayishe uko culture yabo ibyemera, baba bahemutse. Twe gusa abamenye Yesu twahawe icyo bita shortcut, inzira yoroheje. Iyo wishe amategeko ugasaba Imana Yesu imbabazi, arakubabarira. Ariko bo ntibasaba imbabazi ku Mana, ahubwo bo bakora imirimo, ya mirimo ituma bavuga ko bagiye kubarirwa icyaha cyabo. Ni ibintu birusha. Rero Abisilamu, Abahindu n'Abahindi bazaja mu ijuru igihe bakurikije amategeko yose yabagengaga, ntibayice. Naho ubundi biragoye ko navuga ngo
Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye, ko iyo nzira bayicamo ngo bagere mu ijuru. Oya, ahubwo bazacirwa urubanza n'amategeko yabo bemera. Ahubwo Imana mucamanza niyibizi. Gusa icyo Bibiliya ngimbwira, irambwira ngo umuntu wabwiwe izina rya Yesu ntaryemere akaryanga, ngo yamaze gucirwaho iteka. Niba abwiwe Imana ntayemera, akabwirwa Yesu ntabyemere, ibyo si njyewe jye mvuga ubutumwa, ibindi bigakurikiza Imana. Ariko icyo nzi nuko abizeye Yesu Kristo nk'umwana w'Imana bakamwakira, abo bafite garanti ko bazaja mu ijuru. Urakoze cyane. Usanga abakristo bakennye cyane kurenza abapagani, ubona biterwa n'iki? Ikibazo cya nyuma mu buzima busanzwe. Okay. Abakristo mu by'ukuri hari abakristo b'inzego eshatu. Hari abakristo babayeho mu buzima busanzwe, bafite imyizerere ivuga ngo gukora ibintu by'isi n'icyaha, reka bibereho mu bukene n'iki, niho bazaja mu ijuru. Hahirwa abakene mu mutima, ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Iyi ni kategori imwe. Abo nta kindi bakora, birirwa mu masengesho no mu butayu bategereje ngo Yesu azaze bagende. Abo ni imyumvire yabo. Icya kabiri, hari abakristo bandi nanone babisobanukiwe ko ushobora gukora akazi, ushobora gukora ushobora gukora n'indi mirimo n'amashuri ukiga kandi ukaba umukristo. Abo nabo rero barimo barastrivinga, barimo barashakisha, barimo bararwana uburyo babasha nabo gutunga nk'abandi, ariko bakagira ikibazo gikomeye, kuko muri iyi si abihereranye ubutunzi ari abantu batubaha Imana. Kubinjiramo ngo bakorane bikabagora. Bigasaba rero ko bakwigishwa uko intama zikorana n'amasega, uko inuma zigira ubwenge bw'inzoka. Icyo gihe rero abakristo babashe kwiga iyo mitekerereze, niyo twita mindset. Abakristo impamvu bamwe muri twebwe badatera imbere ni imyumvire n'imikorere. Ntibazi network, ntibazi gukora, ariko babashe gukora, abakristo batera imbere nk'abandi. Abakristo ba gatatu ni abafite amafaranga. Hari urwego rw'abakristo bafite amafaranga, nk'abaprotesta b'abazungu ni abakire. Ariko ikibazo gihari gikomeye, hari icyo bita kugira ubutunzi, to have a wealth. Ariko hakaba n'ikindi bita to distribute wealth, gutanga ubwo butunzi. Bafashe imirimo bagire gute, ugasanga umuntu yikuye amafaranga ariko ntakore ibikorwa. N'abayafite nabo bakagombye kuyakoresha kugira ngo bateze ubwami bw'Imana imbere. Gusa majorite nk'uko waruvuze y'abakristo ni abakene kubw'imyumvire n'imitekerereze. Ariko nibamara guhindurirwa imitekerereze yabo, bashobora gutera imbere, kuko ab'Imana yakoresheje benshi bari abakire. Harimo ba Abrahamu, kuko nabivuze kenshi mbyigisha, harimo ba Isake, harimo ba Yakobo, ba Dawudi, ba Salomo. Imana yarabakoresheje kubw'iyo ntego. Ikindi barubagiye ateze Gitwaza yangi, Gitwaza akunda iki? Umuntu akunda byinshi, ariko ndavuga bibiri. Gitwaza akunda Imana. Icyo nicyo kintu cyanjye cya mbere nkunda. Iyo mvuze Imana rero biba bijyanye n'umurimo wayo n'icitirirwa cy'Imana cyose. Gitwaza yanga iki? Biragoye kuko nawe ni umuntu, ariko Gitwaza yanga ikinyoma. Nge nanga umuntu mbeshya. Bisenda nanjye nageraho nkariganya gatoya nkabeshya ndi umuntu, ariko nicyo kintu nicuza kuruta ibindi byose, kubeshya numbeshya. Ushobora kumbwiza ukuri kose kwambaye ubusa, tena nkababara cyangwa nkagira buto, ariko ntumbeshye. Kubeshya simbikunda. Ariko iyo umuntu ambeshya cyangwa nkoreye ikintu akambwira ngo mbabarira, mpita nkira mu mutima. Nubwo wangira buto, ariko nkabona urajye ngo mbabarira, ndabikora. Nanjye nuko nkunda gusaba imbabazi. Uwo niwe Gitwaza rero, akunda Imana nkanga ikinyoma. Urakoze cyane Gitwaza. Reka nkubaza akabazo kanyuma gato ugasubiza wenda nko mu munota umwe. Yego, urakoze cyane. Umuntu aramutse aguhaye ubutunzi bwinshi, akaguhitishamo ufata ubutunzi bwinshi, cyangwa se ugira amahoro mu mutima ariko uba umukene pe nyakujya, cyangwa se umutindi, wahitamo iki? Banza usobanure neza. Umutunzi udafite amahoro. Umutunzi udafite amahoro, cyangwa se ugira amahoro ariko ntugire ubutunzi. Yego. Ye baba we, ubutunzi se ko ari ubw'imbere mu mutima, amahoro araruta byose. Ngize amahoro nubwo ntagira urukweto, ntagira iki, ariko nkagira amahoro, nibyo nahitamo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane kandi
urakoze cyane, Imana iguhe umugisha cyane. Asante, merci beaucoup.